romare cyangwa ibyatsi bya time cyangwa igisura cyangwa icyatsi bita imbatabata bita plante majere mu gifaransa. Ibi byatsi uko ari bine, kimwe muri byo bishobora gutekwa cyangwa bigatekirwa hamwe uramutse bifite. Ati mutubarize muzehe umuti umuntu yakoresha igihe ari mu gikorwa cyo kubaka urugo umugabo agatinda kurangiza cyangwa se hakaba ubwo atanarangije hembura bya bindi wajimije ni amapera. Igihe waba utayabonye aho ngaho uri ariko hari imitobe yayo, ukoresha kunywa ibirahuri 3 by'umutobe wabyo gatatu mu cyumweru, ukawunyoye 9 ukazabikora ukwezi. Yaba ari amapera ubwayo ubonye ugakoresha 3 ku munsi iminsi 7. Hirya yaho ukoresha n'inanasi n'urunyanya. Ibi bintu byitwa amapera 3, urunyanya rumwe igice cya. Rero tugeze mu mwanya tugiye kumva ibibazo tubajije. Uyu yatwandikiye atubwira ati hari mugenzi wanjye wambwiye ngo arwaye indwara yo kwisambanya, ati none mwamufashisha iki? Ubwo reka turarike umwigisha kugira ngo aze amwunganire uyu muntu ufite iki kibazo, bishobore kuba byaramuteye n'izindi ndwara, icyo yafashishwa ngo areke icyo kibi kandi n'ingaruka zacyo azivure. Murakoze. Gusa iyo mibarize nayo mujye mugerageza kuyishyira ku murongo. Sinibwira ko ibanga ryo kwisambanya rihwanye n'ukundi gusambana, kandi ntawe ujya agira inshuti abwira uko agiye gusambana. Rero biraba biruhije cyane kuba watumwe nyirabyo yananiwe kubivuga, yarangiza ngo wongere kandi uzajyana inkuru z'ukuntu ugiye kumuvura. Ni bibi. Ahubwo twite kuri ibi bikurikira. Iyi ndwara bita masturbation ni indwara yica ubuto kandi ntizari ku bukuru. Ni indwara yica imitsi yumva. Ni indwara inyaga umuntu zenke ya buri munsi, kuko zenke ya buri munsi aba ari 2%. Yarangiza iyo iyijyanye urwara imitsi, ibyo urya ntabwo bikuyoboka, amaso apfa vuba, ubwenge burayoyoka, tuba ibimuga by'imigongo ku bitsina byombi. Ubwo ni ingorane ya mbere. Iyi ndwara yabambiye ingeso ni nk'izindi zose irangiriza, ndetse benshi basenyera bubatsi bamaze nk'ubushobozi bwa kigabo cyangwa bwa kigore, cyangwa ya ngeso yanze gushira n'ubundi umuntu akazumva adakeneye uwo yashatse, ahubwo agakomeza gukenera kwisambanya. Ntikinwaho rero, ariko dore bayivura barya. Umuti wa mbere uhembura bya bindi wajimije ni amapera. Igihe waba utayabonye aho ngaho uri ariko hari imitobe yayo, ukoresha kunywa ibirahuri 3 by'umutobe wabyo gatatu mu cyumweru, ukawunyoye 9 ukazabikora ukwezi. Yaba ari amapera ubwayo ubonye ugakoresha 3 ku munsi iminsi 7. Hirya yaho ukoresha n'inanasi n'urunyanya. Ibi bintu byitwa amapera 3, urunyanya rumwe igice cya. Yarangiza ugakurikizaho amashaza atekanywe n'ingano. Ibyo ni umuti wabyo. Hirya y'ibyo, kuko baravuga ngo hanyereye ntihuma, ikiza ni ugukunda kurara hamwe n'abandi, kuko iyi ndwara ikunda kwigotana abanebwe ku manywa birirwa baryamye, igakunda kongera gufata abantu baba bonyine nijoro. Yarangiza niyo mpamvu ariho. Ikindi cya gatatu, hari imyemerere ipfuye ibwira abantu ko ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda gusambana. Ubusambanye nabi kurutaho. Simvuze ngo ujye gusambana, ariko ibyo byo ni bibi, kuko wibona buri gihe, yarangiza ukaba wifiteho umwanya uhagije, ukangirika, bikazaba ubumuga burambye. Uyu nawe yabajije ati mungira inama, ati nkora imibonano, ati nyuma y'umunsi umwe nkazana amashyira mu gitsina, ati nafashwa n'iki? Ni byiza igihe twivuza tujye tubanza twazirikana neza uko byagenze. Nta muntu wenda kantanga umuti gusa. Ni ibiyiko 3 by'inzuzi z'ibihaza, ukazirya mu gitondo utaranywa amazi, ukazanywa amazi nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3.
ukarya karoti ebyiri ku manywa ugiye kurya zikabanza, ukarya uduheke dutatu twa tungurusumu ugiye kurya nimugoroba tukabanza. Iyo ni iminsi 7 ubikora. Ufata romare cyangwa ibyatsi bya time cyangwa igisura cyangwa icyatsi bita imbatabata bita plante majere mu Gifaransa. Ibi byatsi uko ari 4, kimwe muri byo bishobora gutekwa cyangwa bigatekirwa hamwe uramutse bifite, ukabiteka muri litiro enye z'amazi ukayungurura. Aya mazi itari yaze kandi adatwika ukayicaramo, bivura infection urinaire. Tuzirikane ibi, iyi ndwara yandura mu buryo bwinshi. Bamwe bayanduzwa no kwihanaguza ibyo abayirwaye bihanaguje, icyo ni kimwe n'ikibazo. Kabiri, abandi bayandura bitewe n'imisarani rusange, abandi bakayandura bitewe n'imyambaro bambara ibagera ku gitsina itabyemerewe, abandi bakayandura bakoze icyo bita les habits imperméables. Ni ya myambaro ifasha, ubona abakobwa buno basigaye bambara amapantaro ugasanga bagira ko ngo ni ihema yakenyeye, yarangiza rikaba rimuboshye, yarangiza umwuka ntucengere, germe zikamuheramo zikabyara infection. Kane, ntabwo ari kenshi abantu bakunda kubera abanyakuri, umuntu ashingirwa yirwaye nawe abizi, aho gusohora yivuza ahubwo agahora avuga ngo ntari nashingirwa nari muzima none byamfashe nashingiwe, akaba arushenye mu mayeri. Rero ubwo nibwo buryo bwiza, ariko kubitiraho na pome na karoti, aya pome na onyo ndetse na concombre ibyo ukunda kubirya n'ubundi nabyo, kuko ni vitamine A, vitamine C na vitamine E nibyo birwana n'ama infection urinaire. Uyu nawe yabajije ati muraho neza, mudusobanurire zinc yariyo. Ese zinc umuntu yabwirwa n'iki ko ari nkeya afite? Ngira ngo hari iki cya kabiri cyo bari bakivuze ku babura zinc mu kanya, bati zinc yariyo. Nkumva rero bayidusobanurira cyangwa se wenda ibyikomokamo. Zinc ni umunyu ngugu bita sel minero yo mu bwoko bwa zinc. Akaba twavuza hiva muri soya irimo ibinyamavuta hafi ya byinshi birayifite. Kwibaza wabwirwa n'iki kuyibuze? Ni ibintu ndibuvuge bine. Ni ukureba icyo biti bihuzenga amaso yawe ntarebe neza, icyo ni kimwe. Kabiri, ni ukurya ibyo urya ukabona bitakuyoboka nk'abandi bose. Gatatu, ni uruhu rukunda kugira ibibazo. Kane, ni ubushake buke mu kubaka urugo. Uyu yarabajije ati mwaramutse neza, ati mutubarize muzehe umuti umuntu yakoresha igihe ari mu gikorwa cyo kubaka urugo, umugabo agatinda kurangiza cyangwa se hakaba ubwo atanarangije, mutubwire umuti. Ndagira nti ni ya zinc twavugaga, ishobora kuba impamvu. Kabiri, prostate yabitera. Ntanga inama ngira nti ibiyiko 3 by'inzabibu n'ibiyiko 3 by'ubunyobwa bubisi budakaranze, ntabwo mvuze ifu yabwo, n'ibiyiko 3 by'ikigori cyokeje ukagihungura ugashyiraho urunyanya. Ibi biribwa buri munsi mu gitondo uherekeje igikoma cy'uburo, ukabikora iminsi 7. Uyu muntu imijago ye irongera, prostate ishobora kuyirema, yarangiza bigatuma agira. Ariko tutiyobagije ko abandi benshi nabo hari igihe bumva ko akazara ako ngako, yarangiza amaherezo imbaraga zigashira. Uyu nawe aravuze ati yitwa Fidel Nizeyimana, ati mudufashe, ese umuntu ufite ikibazo cya hypertension umuntu yamufashisha iki? Hypertension ivurishwa pome, karoti na tungurusumu nimugoroba wenda kurya iminsi 7. Hypertension ku manywa ivurishwa onyo, indimu na concombre, ukabikatakata ukabivanga ushyiraho yerayo, ukabikora iminsi 7. Mu mirire yawe ugakunda kurya amashaza n'ibigori, yarangiza ukirinda ibinyarugimbu ukagabanya umunyu. Uyu nawe ati ni Patrick Haruna, muzehe Nzungu nadufashe, yavuze kubizana ururenda. Mbese igikakarubamba cyo nta wagikoresha? Nimba twagikoresha dute?
ntabwo bivuze ko ari ururenda nka rwa rundi uri kureba, cyane cyane mu nyoko nyirabura rubamba ikunda kutabagwa neza, bitewe n'uko amara yacu asanzwe atagira akamenyero k'imbuto n'imboga. Amara yacu yahuye na rubamba tugira diyare nyinshi, niyo mpamvu umuntu aba akeneye utuyiko tubiri mu kirahuri cy'amazi, yarangiza ukatunywa gatatu mu cyumweru, mu nda yawe haroroha. Birafasha, ariko rubamba bitewe n'uko hariho imyaka yemererwa n'abitemererwa n'igihe runaka yemewe, bituma rimwe na rimwe tutayishyira ku isoko ry'ibifasha mu nda cyane, ngo ejo abantu batazabikoresha bikigaringaho cyane. Mbese ni igira ibyo bita prescription et précaution, barayiguha ariko bakaguha n'amategeko. Uyu nawe ati muraho, mwadufasha ku mwana w'amezi 9 ukunda gushyuha umutwe wose no kugira ibyuya byinshi igihe cyose, haba ku manywa na nijoro kuva yavuka, no gusinzira kwe kuba guke. Uyu mwana ashobora kuba yaba yarahuye n'ingorane ebyiri, yaba yarasamwe mu gihe nyina nta mahoro yari afite, cyangwa nyina yarahuzwe, yarangiza amaraso ajyana n'igikuriro akaba make, akagira fere nkeya, amaraso yagahora ameze nk'utuzi kuko plaquette ze aba ari nkeya, yarangiza akunda kugira ibyuya. Noneho kubw'ibyo bwa fere nkeya agatuma adakurura calcium ihagije, ntakunde kugira ibitotsi, yarangiza abakeneye iki bitari wowe amezi 9 gusa, ahubwo umwana ku mezi 3 n'igice bakwiriye kumufatira indimu bakayikamura n'ironji, barangiza bagafata ikiko kimwe bakavanga na erayo bakamuha 2 mu cyumweru kugeza ubwo azagira ku mezi 6, yarangiza bigatuma cyanze bikunze abasirikare be bamera neza. Ku mezi 9 rero uyakeneye potage y'imboga zose z'icyatsi kibisi gitsibase, ubwo yaba afite ikirayi, yaba afite epinari, yaba afite urunyogwe, yaba afite karoti, yarangiza akabisya, yarangiza aka kantu gatuma umwana amaraso ye agira ireme kandi agasinzira neza. Murakoze.